Haleluya. Yesu nashimwe cyane bene data, ni umwanya mwiza nanone wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Shemye Imana nanone kubw'uyu mwanya. Witeka abaho umugisha, mwebwe mujya munkurikira cyane cyane umugisha wo kumenya ijambo ry'Imana mukaryumva kurusha ndetse uko ngewe mba nabisobanuye, kuko umwuka w'Imana ariwe mwigisha wacu mukuru. Rero ndabasabira cyane kugira ngo Imana uko nzajya mbaganiriza ijambo ryayo, umwuka w'Imana ajya ariherekeza kugira ngo arusheho kuribasobanurira kurusha ndetse uko ngewe mba nabisobanuye. Uwiteka Imana rero aduhana umugisha. Mureke dusenga hanyuma dutangira kuganira ku ijambo ry'uyu munsi. Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana itangaje, gushimiye uyu mwanya. Mwami, nishyize mu biganza byawe kugira ngo umfashe mvuge ijambo ryawe, kandi ndakwingize kuko nzi neza yuko hari uburyo, hari ukuntu wifuza yuko uyu munsi mvuga ijambo ryawe. Niyo mpamvu nkwinginga cyane kugira ngo umfashe uko ubishaka, aba ariko mwami wanjye mbivuga. Ijambo ryavuga ngo tujye dusaba ngo Data twese uri mu ijuru, ngo izina ryawe ryubahwe, ngo ubwami bwawe buze hano mu isi, ngo ubushake bwawe bube ngo nk'uko buri mu ijuru hano mu isi. Rero hari uko ubishaka mu ijuru, hari uko ubishaka, hari uko ubyifuza, hari uburyo wifuza yuko mvuga mwami. Uko rero niko ngusabye kugira ngo aba ariko mvuga hano mu isi, kugira ngo amatwi y'abanyumva bumve nk'uko mwami wakabivuze ari wowe. Ndagushimiye rero ko mvise gusenga kwanjye, ni mu izina rya Yesu bisabye kandi nshima nizeye, amen. Ubwoko bw'Imana muhabwe umugisha. Rero uyu munsi tugiye guhera mu gusoma mu Baroma ibice 10 ku murongo w'10. Haravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ahangaha turimo turabona ibintu bibiri birimo kuvugwaho. Haravugwa ku mutima, hakavugwa n'akanwa. Mu yandi magambo, ibi bice bibiri bifite ikintu bigomba gukora kugira ngo umuntu akire. Icya mbere baratubwiye ngo umutima ngo niwo umuntu yizeza, ngo maze akabarwaho gukiranuka. Mu yandi magambo, iyo umuntu yizeye abarwaho gukiranuka. Ariko nubwo uyu muntu abarwaho gukiranuka, ntabwo biba bihagije kuko akeneye no gukizwa. Haleluya. Mu yandi magambo, hari ugukiranuka, hari no gukizwa. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Gukiranuka ni igikorwa gihita kiba kubera yuko wizeye mu mutima wawe. Ariko kugira ngo ukire, mu yandi magambo, kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, iyo umuntu ari umunyabyaha aba afite ubuzima abaho bwa buri munsi bugaragaza yuko uyu muntu ari umunyabyaha, bitewe n'ibyo akora buri munsi, ibikorwa bye, imigendere ye, ibyo avuga, uko yitwara, ibyo akora, ibyo byose nibyo bitwereka yuko uyu muntu adakijijwe. Yesu nashimwe cyane. Mu yandi magambo, ibikorwa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ibyo bivuze ibikorwa byabo. Haleluya. Rero hari ugukiranuka ko mu mutima, hari ukwemera, hari ukwizera. Iyo umaze kwizera umwami Yesu kukubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, koko bikaba ari ukuri ko mu mutima wawe, ukaba wizeye, ubarwaho gukiranuka. Ariko nubwo ubazweho gukiranuka, ntabwo bivuze ngo bwa buzima bwawe bwa buri munsi uko wari usanzwe ubaho, imyitwarire yawe yagaragazaga yuko uri umunyabyaha, ntabwo yo yahindutse. Yesu nashimwe cyane. Ibyo rero nibyo bisaba gukira. Gukira ni uguhinduka kw'imyitwarire y'umuntu, ni uguhinduka kw'ingeso z'umuntu. Gukira rero birasaba yuko ugira ikintu ukora, biragusaba ko uhindura imigendere. Mu yandi magambo, kwizera kuguha imbaraga mu mutima wawe, imbaraga z'umwuka, imbaraga z'ubuzima. Umwuka w'Imana iyo wizeye aza kuguturamo mu mutima wawe, aba ari aho ngaho iruhande rwa wa mutima nanone mubi, za ngeso mbi,
ya kamere, ya myitwarire nayo ifite umutima ku ruhande rwawe. Rero kugira ngo ukire biragusaba kugira ngo uhindure imyitwarire yawe, utangire kwemera kumvira icyo umwuka w'Imana akuyoboramo, kumvira ijambo ry'Imana. Rero ibyo twise guhindura imikorere, guhindura imyitwarire, harimo guhindura ibyo uvuga, harimo guhindura amagambo uvuga. Niyo mpamvu ahangaha ijambo ryavuze ngo kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ibyo uvuga nibyo biguhesha gukizwa, nibyo biguhesha guhinduka kw'imyitwarire. Kugira ngo ube icyaremwe gishya biragusaba yuko uhindura ibyo ukora buri munsi, imyitwarire yawe, ibyo uvuga. Rero wa mwanya wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ndetse ukanatura, hari ikintu kiba cyakozwe. Ariko bene data, ntabwo bigarukira aho ngaho. Ibyo uvuga buri munsi noneho, ibyo ukora buri munsi noneho, nibyo bigenda bihindura imiterere yawe, nibyo bigenda bihindura kamere yawe, nibyo bigenda bihindura ingeso zawe. Kubera yuko rero wahawe umutima mushya, kandi kubera yuko wumvise ijambo ry'Imana, ibyo wumvise biragusaba yuko imyitwarire yawe ibishingiraho, amagambo yawe akabishingiraho, ibyo uvuga bigashingira ku ijambo ry'Imana, imyitwarire yawe igashingira ku ijambo ry'Imana. Mwumve irindi jambo, Imigani 18 ku murongo wa 21. Ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ururimi ngo rurica ngo kandi rugakiza, ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Niki ururimi ruzana? Ibyo uvuga bigaragaza ikintu kirimo kugenda kiza. Nimba ari ubuzima, bya bintu uvuga niba ari ibintu byiza bishingiye ku ijambo ry'Imana, byuzuye ubuzima bw'ijambo ry'Imana, byuzuye ukuri, ibyo rero urimo kuvuga bizakuzanira ubuzima. Ariko kandi ibyo urimo kuvuga nimba atari byiza, niba bishingiye ku magambo y'isi, ku kinyoma cy'isi, niba bishingiye gusa kubera uko wiyumva, ibyiyumviro byacu hari igihe biba atari byiza. Reka ntange nk'urugero, nimba urwaye ukaba ufite indwara, ukaba ufite ahantu ubabara, tuvuge n'urugero, noneho uko kubabara ufite kukaba ariko kugena ibyo uvuga, ukajya uhorana amaganya, uhorana umunabi, uhorana amagambo yo kuvuga uti ariko njyewe ndarwaye, meze nabi, nguwe nabi, buri munsi mba numva nguwe nabi, ubuzima bwanjye bwose mba numva mbabara, mba numva ngiye no gupfa, ugahora uvuga ayo magambo. Ibyo n'ubundi umubiri wawe ugenda ubyumvira. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko buri kintu cyose kibaho kiva mu mwuka, kandi twabonye yuko amagambo ni umwuka, ibyo tuvuga ni umwuka. Rero ikintu cyose tuvuga kuko ari umwuka, kandi kuko ibiremeka byose biva mu mwuka, ibyo uvuga rero bigenda bigena imiterere yawe uko igenda ihinduka, uko igomba guhinduka. Amagambo uvuga niyo agena uko ugomba kubaho. Kwizera kuvuga ikintu gitandukanye n'igihari. Yesu yaravuze ngo nitwizera ngo tuzabwira imisozi ngo ive ahantu iri, ngo hanyuma ngo itabwe cyangwa se ijya aho dutegetse. Ntabwo kwizera kuyoberwa yuko hari ikintu kitari cyiza gihari, ntabwo kuyoberwa ukuri kw'ikintu gihari, ahubwo kwizera kurenga icyo kintu kukavuga icyo umuntu yiringira, icyo umuntu yifuza ku Mana. Rero niba urwaye ukwiriye guhindura ibyo uvuga, kuko rero wizeye mu mutima wawe yuko Imana igukiza. Icyo ni ikintu cya mbere. Ariko icya kabiri ni uguhindura ibyo uvuga, ni uguhindura imyitwarire yawe. Hari ibikorwa
bigaragaza yuko wizeye. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana avuga ngo kwizera ngo kudafite imirimo ngo ntacyo kuba kumaze. Imirimo ni iyihe? Imirimo ni bya bindi tuvuga. Imirimo ni kwa guhindura uko twitwara, uko twifata. Rero iyo uhinduye n'imirimo nibyo bigaragaza yuko wizera. Mu buryo bwo mu mwuka rero, kubera ibyo wavuze, ibyari byubatse mu buryo bwo mu mwuka bikuzanira kumererwa nabi, uba urimo kugenda ubihindura. Kandi kuko ibifatika byose bigenda biva mu mwuka kandi ukaba urimo kugenda ubihindura, ibyo rero nibyo bigenda birema nanone ibyiyumviro bishya muri wowe. Rero umuntu yizeza umutima akabarwaho gukiranuka, ngo kandi akatuza akanwa ke akabona gukira. Urashaka gukira? Urashaka kubarwaho nk'umukiranutsi? Urashaka guhinduka imyitwarire yawe? Hindura ibyo uvuga. Niwumva umunabi, niwumva ugiye gutongana mu mutima wawe, izere yuko bishoboka yuko uwo mujinya, ubwo burakari wabunesha kuko wizeye Imana. Rero umaze kwizera Imana yuko iguha imbaraga zo kunesha umunabi kandi yaranaziguhaye. Mwene data, niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, umwuka w'Imana yaje gutura muri wowe, kandi umwuka w'Imana ukurimo ashoboye byose. Uwo mwuka wera rero biragusaba kumwizera no kumwiringira, ukamwiha, ukemera yuko akuyobora. Uko kwemera yuko akuyobora niko gutuma agenda kurekurira bya bindi ushaka, bya bindi umwifuzaho. Rero ibyo akurekuriye wizereye arabiguha, ariko ni inshingano zawe gutangira kubikoresha. Ni inshingano zawe gutangira kuvuga ngo ntabwo ndi butongane kuko ndi umwana w'Imana. Ntabwo ndi butongane kuko ijambo ry'Imana rimbwira yuko ngo ngaruza abantu ubugwaneza. Haleluya. Rero ngomba kugubwa neza, njyewe ndi wo kugubwa neza. Ukagenda uvuga ibyo bintu muri wa mwanya warakaye, ugahita mu mutima wawe uhindukira ukareba wa mutima w'umwuka, hanyuma kandi ukemera guhindura imyitwarire uhereye ku byo uvuga. Haleluya. Ndetse noneho n'ibikorwa. Yesu nashimwe cyane. Rimwe na rimwe biba bidusaba yuko duhindukira umubiri wawe, ukawuhindukiza ukajya kure y'umuntu mwatonganaga, ukagenda hirya. Icyo ni igikorwa, kandi kuko wizeye mu mutima ugahindura ibyo uvuga, ariko kandi n'umubiri nawe ukawutegeka kujya hirya. Uko ugenda ukora ibintu nk'ibyo rero buri munsi niko bigenda biguhindura, kugeza igihe uba icyaremwe gisha, kugeza igihe abantu batangira kugutangarira, bakajya bavuga ati ariko uyu muntu si wa wundi wajyaga avuga gutya, si wa wundi wabaga yuzuye intonganya. Yesu nashimwe cyane. Yakobo ibice 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 6. Kuko twese ducumura muri byinshi, umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Umurongo wa 3. Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. 4. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. 5. N'ururimi narwo niko ruri, n'urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. 6. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose
narwo rukongezwa na gahinomu. Ahangaha ijambo ry'Imana ririmo riraduha ingero zigiye zitandukanye. Urugero rwa mbere, ifarashi. Abantu bagendesha ifarashi, uburyo bazigendesha, bashyira umugozi mu kanwa. Noneho kuriya aba yicaye hejuru, iyo ashaka ko ifarashi ihindukira, ahindukiza wa mugozi. Kandi kuko wa mugozi ufashe mu kanwa, ifarashi ihita ibimenya yuko igomba guhindukira. Umubiri w'ifarashi wose ugahindukira kuko akanwa kahindukijwe. Yesu nashimwe cyane. Mu yandi magambo, n'iki ijambo ry'Imana ritubwiye, ururimi iyo wemeye kuruhindukiza ukarurebesha ahandi hantu, ukarwerekeza mu bintu byo gukiranuka, n'umubiri wawe wose uzahindukira. Imyitwarire yawe izahindukira, imyifatire yawe izahindukira, niwemera guhindura ibyo uvuga. Urundi rugero, bene data, mujya mureba wa mugani ukuntu agashashi gatoya gusa gashobora gutwika ishyamba ryose. Ibintu uvuze bikeya cyane, ushobora no kuvuga ijambo rimwe, ariko ijambo rimwe rigasenya urugo. Ushobora kuba uri umugore cyangwa se uri umugabo, ukavuga ijambo rimwe gusa uribwira umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. Iryo jambo rikaba ari ryo risenya urugo, rikaba ari ryo ritwika urugo, mukemera kuba mwatandukana kubera rya jambo umwe muri mwebwe yavuze. Abana banyu bakagira ibibazo, ubwawe wa mugabo we nawe wa mugore we, ukabaho ubuzima bubi butandukanye n'ubwo warubayeho. Rero ururimi ni akantu gatoya cyane mu ngingo zacu, ariko niko gakongeza ngo kamere zacu. Rya jambo umugore yavuze cyangwa se umugabo ritari ryiza, rikongeza undi, rikongeza mugenzi we, uwo nawe akaba yarakara, nawe noneho akitwara mu buryo butari bwiza. Ibyo nibyo bizana kubasha gutwika ingo, kubasha gusenya ingo. Imana yo mu ijuru, bene data, idufashe gutoza indimi zacu kuvuga ibikwiriye. Wowe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umwuka w'Imana yaje kuguturamo, cyangwa se Imana ubwayo yaje kuguturamo. Ukeneye guhora utoza ubwenge bwawe iby'ijambo ry'Imana rivuga. Gerageza gusoma ijambo ry'Imana kandi ugerageze kuryibwira, ariko ntibigarukire kuryibwira, unarivuge. Emera kubiba imbuto z'ijambo ry'Imana mu kuvuga ijambo ry'Imana. Hindukiza umubiri wawe wose ukoresheje ururimi rwawe. Yesu agufashe. Rero hari ugukiranuka kuzanwa no kwizera, ariko hari no gukizwa kuzanwa n'ibyo tuvuga. Emera gukizwa mwene data. Nibyo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ariko ubuzima bwawe ntabwo burahindukira, ntabwo burakizwa. Niba rero ushaka gukizwa, emera guhindura ibyo uvuga, emera guhindura imyitwarire yawe. Kwizera kudafite imirimo ntacyo kumaze. Nibyo warizeye, ariko hindura imirimo yawe. Yesu aguha umugisha. Mwami, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe. Fasha mwene data kugira ngo ahindukire akoresheje ururimi rwe. Reka yemere kwitoza ijambo ryawe kuritekereza, kandi yitoze kurivuga mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Ndagushimiye ko waduhaye umwuka wera, kandi ndagushimiye ko waduhaye ijambo ryawe. Nahacu rero mwami kurivuga, kurikoresha kugira ngo tubashe gukira. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu. Fasha mwene data, ni mu izina rya Yesu mbisabye kandi nshima nizeye. Amen. Imana iguhe umugisha.